Ese nawe ujya wibaza impamvu stade zigezweho ziba zifite ibisenge binini ariko zikaba zidafite inkingi zifata icyo gisenge? Abantu benshi bakunze kwibaza uburyo icyo gisenge kiba cyubatsemo, bamwe muri bo bagakeka yuko cyaba kinagana mu kirere cyangwa se hakaba hari ubundi buryo bwakoreshejwe kugira ngo cyubakwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibanga ryakoreshejwe rya engineering rituma ibi bishoboka. Mu bihe bya kera stade nyinshi zabaga zifite inkingi zifata igisenge ariko zakundaga kuba imbogamizi ku bafana bicaye hafi yazo kubera ko zatumaga batareba umukino neza. Abashushanya ndetse n'abubatsi batangiye gushaka uburyo hakubakwa igisenge kinini ariko kidafite inkingi zikingiriza abafana. Nibwo bavumbuye uburyo bwo gukoresha cantilever roof. Ubundi cantilever ni uburyo bwo kubaka beam cyangwa se truss igafatira ku ruhande rumwe, hanyuma ikindi gice gisigaye kikanagana cyangwa kikaramburirwa hejuru nta kindi kintu kigishyigikiye cyangwa se nta yindi nkingi yo hirya ibishyigikiye. Byagereranywa n'urubaho rufashe neza ku rukuta. Iyo rufashe neza ku rukuta, igice cyo hirya kidashyigikiye gishobora kuba cyakwikorera ibiro byinshi bitewe n'uko icyo hino gikorewe cyangwa gifashe neza. Kuri nako igisenge cya stade gikorwa, igice kinini cy'igisenge gifatwa n'inkingi ndetse n'ibindi byubatse inyuma y'abafana aho bicara, maze imbere y'abafana cyangwa se ku ruhande rw'imbere hakakomeza hafunguye. Ushobora kwibaza ngo niki gituma iyo roof bikomeye? Igisubizo nta kindi, steel trusses. Truss ni urusobe rw'ibyuma byinshi bihujwe bikora ishusho ya triangle. Abubatsi bakoresha triangle kuko ariyo shape ikora cyane mu bwubatsi. Iyo roof itangiye kwikorera ibiro, izo triangle ziwusaranganya ku buryo nta gice na kimwe gitsikamirwa kurusha ibindi. Niyo mpamvu roof ishobora kurambuka cyangwa ikagira uburambaro bwa metero nyinshi idakeneye inkingi ziyisapotinga cyangwa se inkingi z'imbere. Design y'igisenge kandi ntiwakwibagirwa kuvuga amagambo abiri akunze gukoresha mu bwubatsi: compression na tension strength. Compression ni ubushobozi bwa beto mu kuresisita imbaraga zitsindagira, naho tension ni ziresisita ku mbaraga zikurura. Ibyo byombi bikoreshejwe neza bituma roof bikomeye kandi iramba. Hari stade zimwe na zimwe kandi zikenera imigozi yo gukurura ibyuma cyangwa se gufasha igisenge kuba cyakomera, ariyo twita steel cables. Iyo ngiyi zirikwa inyuma ku ruhande rw'inyuma y'aho abafana bicara kugira ngo yongere ubushobozi bw'igisenge kuba cyakwikorera ibiro cyangwa se kiba cyakwikorera icyo twita roof coverings neza, hatabayeho kuba cyagira ikibazo. Dore uko rero bubaka icyo gisenge. Kibanza n'ubundi no kubaka foundation cyangwa se ahahanda abafana baba bicaye muri stade. Kiba gikurikiyeho hakurikiraho kubaka inkingi nini ziba ziri inyuma ya tribune aho abafana bicara. Iyo turangije kubaka izo nkingi hahita hakurikiraho kubaka steel trusses, ariko izo zubakirwa hasi zikaza kuzamurwa hifashishije crane nini tukazishyira hejuru ya za nkingi. Crane ni bya bindi twita abayede cyangwa se kunze kubona birebire bizamura ibikoresho ku mashansiye manini y'ubwubatsi. Iyo turangije ibyo ngibyo, nyuma yaho hashyirwaho cable nini zifasha icyo gisenge kuguma gihagaze neza. Ikindi kandi hashyirwaho roof panel nk'amabati n'ibindi, hanyuma hagakorerwa isuzuma kugira ngo turebe niba cya gisenge cyacu gifite umutekano cyangwa se nta mbogamizi cyangwa se nta ngaruka mbi kizateza ku bafana bicaye muri iyo stade. Nk'uko mubibonye rero, roof za stade ntabwo ziba zimanitse mu kirere, zishingira ku bumenyi bwa engineering hakoreshejwe cantilever steel trusses cyangwa se steel cables. Hakoreshwa imibare ihanitse ya engineering kugira ngo izo roof ziba zikomeye kandi zitabangamira abafana mu kureba umukino. Niba nawe wakunze iyi video, kanda like, share na comment cyangwa se kande subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi.